الحمد لله الذي جعل أيام العشر من أفضل الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوان ربكم، وفي غدكم القريب داخلون إن شاء الله في أيام الجلية الفاضلة، أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أيام الذكر سبحانه وتعالى. لقد قال الله في محكم تنزيله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بعد شيمر ويتك الله تبارك وتعالى. Allah we wafashe iminsi 10 akayigira iminsi hambaye iruta indi minsi yose. Ndahamya nashidikanya bivugisha ururimi rwanjye yuko nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa mu by'ukuri usibye Allah tabaraka wa taala. Nkanahamya nashidikanya yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Wa ya ibadullah, bagaragu ba Allah, ndababurira nanjye ubwanjye ntisize yuko twarushaho kugandukira Uwiteka Allah tabaraka wa taala. Ittaqullah haqqa taqwahu, nimutinye Allah, nimugandukira Allah tabaraka wa taala ukuri ko kumugandukira. Wa ta'arradu li asbab rahmatihi wa maghfiratihi, kandi mukore impamvu zose zatuma mubona imbabazi za Allah mukabona n'impuhwe ze. Wa'malu kulla sababin yusilukum ila ridwanihi, kandi munakore mugambiriye kugera kushimisha Allah tabaraka wa taala. Wa fi ghadikumul qarib dakhiluna insha Allah fi ayyamil jaliyatil fadila, kuko vuba ngaha bitarenze iminsi 3 turaba twinjiye mu minsi ikomeye, iminsi ihambaye. Iminsi yongiye tuvuga nta yindi ni iminsi 10 ya Dhulhijja tugiye kwinjiramo. Ni iminsi rero yo gusingizamo Uwiteka Allah tabaraka wa taala no guhozaho adhkari cyane, kubera ko Allah yaravuze ati: liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyami ma'lumat. Allah ati kugira ngo barebe bya bindi bibafitiye agaciro n'akamaro by'abangaha ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Wa yadhkuru isma Allah, kandi no kugira ngo basingize Allah, bibuke Allah tabaraka wa taala fi ayyami ma'lumat, muri ya minsi izwi. Wa qala Ibn Abbas, umumenyi Ibn Abbas yaravuze ati iyo minsi izwi yashakaga kuvugwa muri aya ni minsi 10 ya Dhulhijja. وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأظهره، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج بذلك بشيء. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nawe yatweretse agaciro k'iyi minsi tugiye kujyamo, ariyo minsi 10 ya Dhulhijja. Ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi yaravuze ati: igikorwa cyose wakora ntabwo kiba gifite agaciro gahambaye nk'igikorwa wakora muri iyi minsi. Bimana nimba hari ibada wagakoze wakayikoze muri iyi minsi tugiye kujyamo, ni ukuvuga ngo igikorwa wakoze imbere witeka Allah tabaraka wa taala kiba gifite agaciro kurenza igikorwa wakora mu yindi minsi. Nimba ari sadaka watanze muri iriya minsi 10 tugiye kujyamo, imbere ya Allah ifite agaciro gakomeye cyane kanarenze ibada wakora mu yindi minsi itari ngi 10 ya Dhulhijja. Kugeza ubwo Rasul sallallahu alaihi wasallam abaje n'abasahaba baramubaza ati: wala al-jihadu fi sabilillah, ushatse no kuvuga yuko umuntu agiye ku rugamba Rasulullah, aka gaciro ku rugamba ko umuntu agiye kuri jihadi bitangana n'uyu muntu cyangwa se bitaruta uyu muntu wakoze igikorwa cyiza mu minsi 10 ya Dhulhijja? Rasul abasubiza ati: naam.
kabone nubwo wabagiye ku rugamba wagiye kuri jihadi, umuntu wakoze igikorwa cyiza mu minsi 10 tugiye kujya muri Dhul-Hijja afite agaciro, cyangwa se icyo gikorwa cye gifite agaciro kurenza icyo wakora cyari cyo cyose. Rasul aravuga ati illa rajulun, usibye wenda umuntu ushobora kugenda ku rugamba akava yapfuye n'imitungo ye yose yatanze muri urwo rugamba, nayo ntagira na kimwe agarukana nacyo. Iyi ni hadisi twereka yuko gukora igikorwa cyiza muri iriya minsi 10 tugiye kujyamo ni iby'agaciro kandi ni ibikundwa na Allah tabaraka wa taala kurenza uko wabikora mu yindi minsi. وصح عن التابعي مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه سئل في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر فقال هي أيام العشر أيام الضحى أفضل أيام السنة. nanone byagiye bigaragara ku batabi'ina ubwo umwe mu batabi'i yabashijwe kuri aya iri mu Qur'an, ubwo Allah yarahiraga agarahira igitondo, Allah akavuga ati wal fajr wa layalin ashr, Allah karahira ni iminsi 10. uyu mutabi'i al-Masruq ibn al-Ajda'i yarabajijwe arabazwa ati se ni iyihe minsi 10 Allah yarahiye muri Qur'ani? arabwira ati hiya ashrul adha, ni minsi 10 ya Dhul-Hijja, wa hiya ayamu afdal min ayami sana, kandi ngo iyi niyo minsi myiza ku isi kurenza indi minsi yari yose. وقال شيخنا ابن تيمية n'abandi bamenye bitwa Ibn Taymiyyah aragaragaza avuga ngo abantu bakunze kwibaza ati se iminsi 10 ya Ramadani ya nyuma dushakamo Lailatul Qadri ni iminsi 10 turimo ya Dhul-Hijja ni ihe minsi yaba ari myiza kurenza iyindi? Abamenyi rero baje kugaragaza yuko amajoro yo gushakishamo ijoro ry'ubugabe yari amajoro niyo majoro meza kurenza andi majoro yari yose, ariko muri Dhul-Hijja mu munsi wose umunsi niwo mwiza kurenza ajoro. Kubera iki? mu ijoro dushakishamo Lailatul Qadri, ariko muri iri joro naryo harimo yawm Arafa, harimo n'umunsi wo kubaga. Ibyo byose nibigaragaza yuko amajoro ya Lailatul Qadri cyangwa se iminsi 10 ya nyuma ya Ramadani niyo majoro meza kurenza amajoro y'iyi minsi turimo. Ariko nanone amanwa y'iyi minsi 10 tugiye kujyamo ya Dhul-Hijja niyo manwa meza kurenza andi manwa yose ari ku isi. عباد الله احرصوا غاية الحرص على أنفسكم وعلى أهليكم أن تكون من المكثرين من العمل الصالح. نيوم أنفريرو ugomba gushishikariza umutima wawe n'abantu bawe gukora ibikorwa byiza, by'umwihariko muri iyi minsi tugiye kujyamo ariyo minsi ya Dhul-Hijja. وقد ثبت في القاسم يعني القاسم ابن أبي أيوب الأنصاري أنه قال كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى يكاد ما يقدر عليه. nanone umwe mu basahaba yavuze yuko Sa'id ibn Jubair nguko yinjiraga iyi minsi 10 tugiye kujyamo ariyo minsi 10 ya Dhul-Hijja ngo yajyaga akora ibada cyane, akongera ibada, aravuga ati hatta kada yaqdir alay, kugeza ubwo zimwe muri ibada zashakaga kumunanira kubera ubwinshi bwa ibada yakoraga muri iyi minsi ya Dhul-Hijja. Ibadallah, bagaragu ba Allah, mu bikorwa umuyisilamu yagakwiye kwitaho gukora rero muri iyi minsi tugiye kujyamo harimo siyamu ayamu 9 awal, harimo gusiba iyi minsi 9, kuvuga ngo ku munsi guturuka ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 9 ari umunsi wa Arafa. Ni sunna nkuko byagiye bigaragazwa n'abamenyi biri mu gitabo cya Abu Dawuda ndetse na Imam Ahmed, ngo bagaragaza yuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam annahu kana idha dakhala al-ashr, ubwo hinjiraga iyi minsi 10 Rasul ngo yarasibaga. Nukuvuga ngo ni sunna nziza rero ku bayisilamu kuba basiba iyi minsi 10 cyangwa se iminsi 9 kuri babandi babifitiye ubushobozi, ariko ntabwo kwisiba nanone ari itegeko, ahubwo abamenyi bagaragaje yuko ari mustahabba. Allahumma hari nawe ushobora kumva bamwe mu bamenyi bashobora kukubwira ati ntabwo byemewe kwifunga bagashingiye kuri hadisi ya Muslimu, ariko nanone ntabwo baba basobanuye neza abayisilamu. Ni ukuvuga ngo byagaragaye muri hadisi iri muri Sahih Muslim na hadisi ya Aisha, muri hadisi ya Aisha yuko Aisha yavuze yuko ntabwo nigeze mbona igihe na kimwe Rasul sallallahu alayhi wasallam asiba iminsi 10. Hada hadisi akaba ari na hadisi iri sahihi muri Muslim.
ariko abamenyi baragaragaje bavuga yuko kuba Aisha atarigeze abona Rasul sallallahu alaihi wasallam asiba iyi minsi 9 ngo ntabwo bisobanuye ko gusiba iyi minsi bitemewe, ahubwo nibitwereka yuko kuyisiba atari itegeko ahubwo ari igikorwa cyiza. Bakavuga ati Aisha nimba yaravuze ko atigeze abona Rasulu ashobora kuba ataramubonye, ariko harundi mu badamu ba Rasulu ari Hafsa wagaragaje yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yakoze iki, yasibye iyi minsi 9. Niyo mpamvu rero abamenyi badushishikariza kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi, wa wundi bitagize icyo bitwaye kuba yasiba iyi minsi 9, yaba atabishoboye akaba yasibamo iyo ashoboye, ibyo byose ntacyo bitwaye. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nanone ikindi cya kabiri umuyisilamu yagakwiye kwitaho tilawatul Qur'an, gusoma cyane Qur'an muri iyi minsi 10 ni byiza nabyo kandi nibifite agaciro, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith twatangiriye yuko ma min ayami al-amal salihun fihinna, abamenyi bagaragaje yuko mu bikorwa byiza harimo no kuba umuntu yasoma Qur'ani. Niyo mpamvu ari byiza rero ko umuyisilamu ahozaho gusoma Qur'ani cyane muri ibi bihe turimo tugiye kujyamo biidhnillah. Nanone ikindi umuyisilamu yagakwiye gukora al-iktharu min as-sadaqa, gutanga sadaka cyane. No kuvuga ngo nimba mu yindi minsi watanga sadaka, uyu munsi noneho muri iyi minsi tugiye kujyamo, iminsi turi kwitegura kujyamo ejo bundi mu minsi 2 iri imbere cyangwa se 3, ni ukuvuga ngo uhozeho noneho ushiraho sadaka cyane, kubera ko sadaka uzatanga mu iriya minsi 10 ifite agaciro kandi ikunzwe na Allah tabaraka taala cyane kurenza uko wabikora mu minsi ishize. Nanone ikindi takbira, harimo gutora takbira. Iyi minsi tugiye kujyamo ni sunna, iyo yinjiye ku umuyisilamu agomba gutangira gutora takbira kugeza ku munsi w'Eid, na nyuma agakomeza gutora takbira ya minsi 3. Jaa dhalika, ibyo ngibyo byaje bishimangirwa na Bukhari mu gitabo cye ubwo yavugaga ngo kana ibnu Umar wa Abu Huraira, ngo ibnu Umar ndetse na Abu Huraira kana idha kharaja min as-suq, ubwo basohokaga bagiye mu isoko ngo bagendaga bari gutora takbira bazamuriye amajwi, ngo kugeza ubwo n'abandi bumvaga takbira zabo bajyaga babigana nabo bagasubiramo takbira. Ibi ni bigaragaza yuko rero ari sunna nziza dukura ku basahaba yo gutora takbira tukinjira mu munsi wa mbere wa Dhul-Hijja kugeza ubwo iyi minsi irangiye. Ibadallah, bagaragu witeka Allah tabaraka wa taala, ni byinshi cyane umuyisilamu yagakwiye kwitaho gukora, by'umwihariko muri iyi minsi tugiye kujyamo. Nk'uko twabibonye, ni byiza kumva yuko hari ibada ugomba kongera. Nimba ibada zawe zari zimaze iminsi ziri hasi, gerageza noneho ushireho umuhate ukore ibada cyane, kubera ko ibada uzakora muri iki gihe tugiye kujyamo zizaba zikunzwe na Allah tabaraka wa taala kurenza ibada wakora mu bindi bihe. Aqulu ma sami'tum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al karim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Ibadallah, nanone bagaragu witeka Allah tabaraka wa taala, ihdharu ashaddu al-hadhari an tadhlimu anfusakum fi hadhihi al-ayyam. Nanone wa muislamu we ugomba kwirinda kuzangiza igihe cyawe muri iyi minsi tugiye kujyamo, ukirinda kuba muri babandi bazihuguza. Allah muri Qur'ani yaragize ati inna iddata shuhuri inda Allah, amezi agize umwaka imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa taala 12 shahra, na amezi 12, minha 4 hurum, muri ayo mezi 12 harimo amezi ane Allah yise 4 hurum, na amezi yitwa kirazira, na amezi tutemerewe ko twakora ikibi cyari cyo cyose muri ayo mezi, kubera ko nukora ikibi muri ayo mezi kizaba gihambaye imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa taala kurenza ko agikora mu yindi minsi. Iro ni iminsi yitwa kirazira kuri buri muislamu kuba yakora ikibi cyari cyo cyose. Ukwezi rero muri ayo mezi turi kugusoza, ariko Dhul-Qa'da kuri kurangira, ariko hari ukundi kwezi tugiye kujyamo, ariko kwezi kwa Dhul-Hijja. Aya ni amezi yose Allah yatubwiye yuko ari amezi tutemere kuba twakora ikibi cyari cyo cyose. Nuzakora ikibi muri aya mezi azamenye yuko icyo kibi kizaba gihambaye, kizaba kinakomeye kurenza ikibi wakora mu yindi minsi. Niyo mpamvu buri muislamu agomba kwirinda kwihiguza, kubera ko Allah muri aya yaratubwiye ati fala tadhlimu fihinna anfusakum, muramenye ntimuzihuguze ngo muhuguze imitima yanyu mukora ibibi.
وقد ثبت عن التابعي قتادة رحمه الله أنه قال umutabi'i Qatada nawe yaragize ati uzakora ikibi muri iyo minsi tugiye kujyamo ngazamenye yuko iki kibi imbere ya Allah aba ari ikibi gihambaye kandi kibi cyane kurenza uko yagikora mu yindi iminsi. Niyo mpamvu buri Muislamu wari wese agomba kwihangana akagendera kure icyo ari cyo cyose cyatuma ayigomera Allah muri iriya minsi tugiye kujyamo. Nanone ntabwo twabura kwibutsa abayisilamu yuko muri sunna y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nkuko yabigaragaje muri hadisi aravuga ati man lahu sa'a uzaba afite ubushobozi falam yudaha ntazabage ngo fala yaqrabanna musalla ngo uyu nguyu yaramenye ntazigera tuzasarira. Bimana umuntu ufite amafaranga, umuntu ufite ubushobozi natazabaga ngo nta n'impamvu yo kuza ku musigiti kuhasarira kubera ko aba yishe ibada. Nanone tukibutsa uwari wese waba ufite gahunda yuko azabaga ku munsi wa mbere akaba afite niya yuko insha Allah namushoboza azabaga afite uwo mugambi, nawe kirazira kuri we guhera uwo munsi yashiriyeho niya kuba hari icyo yafata ku bigendanye n'umusatsi we ku mubiri wose no guca inzara. Ibingibi ntabwo byemewe. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati idha dakhala al-ashr ninjira iyi minsi 10 ya Dhul-Hijja wa arada an yadukum umwe muri mwebwe agashaka kuba yabaga fala yamasanna ngo aramenye ngo ntazafate umusatsi we cyangwa se yogoshe umusatsi wari we wese aho waburi yaba ari nshakwa n'indi misatsi y'ibanga, icyo gihe byitwa haramun kuba wakora iryo kosa. Nkuko bamwe mu bamenyi babagaragaje yuko ari haram n'abandi bagaragaza yuko ari makruh, ari igikorwa kitari cyiza. Yewe n'inzara nazo ntabwo twemeye kuba twazica kuri wa wundi wafashe umugambi yuko afite niyo ukazabaga. Ariko umuntu utari ufite niya bikagera ku munsi wa gatanu wa Dhul-Hijja akaba ari hashiriraho niya yuko azabaga, guhera kuri uwo munsi wa gatanu ntabwo yemerewe kuba aricyo yafata ku musatsi we n'ibindi bice twagiye tuvuga kugeza ubwo arangirije iyo ibada. Ntabwo rero twasoza tudasabiye amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nkuko Allah bidutegetse, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izil al-islam wal muslimin wa dhil ash-shirkata wal mushrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna من الراشدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.